nongere mbifurize amahoro y'Imana nk'uko bisanzwe aha ni kuri Cyomoro TV. Ngize ihirwe ridasanzwe, ngize umugisha wo kongera kubaganira, ndabasuje cyane kandi mbifurije amahoro y'Imana. Hirya no hino abantu bari hirya no hino murabizi ko mbafite ku mutima. John ndagusuje cyane, haba bagira Imana iguha umugisha. Nashimye kandi comment zanyu uburyo ki mu courage abantu bari i Gatsibo hano Kabarore, namwe ndabasuje cyane. Abantu bari hirya no hino ibyumba aha mu mujyi, namwe ndabasuje cyane. Abantu bari muri Rurindo hirya no hino mwe mwese mugubwe neza. Ndasuje kandi abantu bari i Gasabo hariya Iritunga, namwe nimugubwe neza, ndetse ni Kayanga, ndetse ahantu mwese mudukurikirana buri munsi ndabifuriza amahoro y'Imana. Nagira ngo mbere ko dutangira twongere dusenge kuko mbafitiye umushyitsi marange, nkuko nagiye mbibabwira ko nzabazanira abashyitsi rwose, kandi nkomeza kuvuga ngo mwihangane, ni igihe gitoya tugakoresha n'amashusho, ariko muri iki gihe tukikoresha n'amajwi. Mwihangane tube tugenda gutyo, turacyasenga Imana, ndabizi ni vuba cyane. Hanyuma rwose mukajya mubareba, ndi kumwe n'umushyitsi mwiza cyane rwose, bogar cyane kandi udasanzwe. Ndaje mubabwire mu kanya gatoya, ariko kama dusenga Imana ko hano kuri Cyomoro TV cyangwa se ku bwami bw'Imana bwanze, navuga ko nzabashakira abashyitsi uburyo butandukanye baduha n'inama z'ubuzima busanzwe kugira ngo twubakanwe, kugira ngo tujye imbere, kugira ngo ubuzima bwacu buse kugenda neza. Mbafite rero umushyitsi mwiza cyane wirabura kandi atari muremure cyane, uringaniye kandi nkunda. Ngize amahirwe rero ko ansuye, tugiye kubana muri no studio muri uyu mwanya. Imana rero ibaho umugisha. Munyemerere tubanze dusenga Imana. Nyagasani Imana, turagushimiye, tugushimiye kuri Imana idahinduka, tugushimiye yuko udahinduka, tugushimiye ko waturinze ukarinda bene data kugeza aya masaha. Icyubahiro ni cyawe. Dusengeye buri wese ugiye gukurikirana iki kiganiro, umuha umugisha kandi rwose umuha umugisha wo gukurikirana ibi biganiro byacu. Urakoze kudahinduka, bana natwe kandi tugire neza mu izina rya Yesu, amen. Imana rero ishimwe cyane. Nari mbabwiye ko tugize umugisha wo kubana n'umushyitsi, ndagira ngo abanze abibwire kandi rwose mu ishusho ye mbonera ni umuntu nyine araringaniye ariko ni munini, ariko ntari muremure cyane. Ndaje mwemerere abanze abibwire. Yego, murakoze. Na mbere mbanje kubasuhuza baduteze amatwi, nkanashimira kandi Cyomoro TV yampaye uyu mwanya kuba naza kubaganiriza. Turakwishimiye kwakira hano kuri Cyomoro. Murakoze cyane. Ngaho rero bibwira abantu bakurikiranye. Amazina yanjye bwite nitwa Maniragena François. Ndi umukomediye. Umukomediye. Arakoze cyane. Numva ko mbazanira n'umuntu ukina comedy. Mbega ni umukinnyi wa comedy, ariko mu buryo bwe budasanzwe ari buze kubibabwira. Ariko kandi ibintu byose navuga ati ibintu byadufasha kujya mbere mu buryo bwacu bwa buri munsi bwa kimuntu. Ntabwo tuzabuheza ko dukeneye ubuhamya, ubujyanama, amashimwe, ijambo ry'Imana n'ibindi byatuma hari aho twigira hirya gatoya. Uyu rero mbazane rero ni umukinnyi wa filime cyangwa se wa comedy, hanyuma yifuje kubaganirira. Ni inshuti yanjye rero, yambwiye ati rero ndashaka kuganiriza abakunzi bawe. Bumva rero ntabwo namuheza kuko icyo mbere ya hano kugira ngo turusheho kwaguka muri byose. Nabibabwiye ati kandi Paulo n'abakitoreye gikoresa aravuga ngo murusheho kunguka kumenya Imana. Icyo cyambere umurongo wa 10 avuga ngo mugene uko bikwiriye abantu umwami wacu munezeze muri byose, murusheho kunguka kumenya Imana. Urumva rero mugejeje aho kugira ngo turusheho kunguka ibyatuma twigira imbere. Imana rero imuha umugisha. Hanyuma ndagira ngo wenda abaganirire, abwira impamvu yahisemo gukina comedy kandi mu buryo yahisemo araza kubaganirira, hagire n'inama aza kuduha no guha abantu. Imana igumugisha cyane. Ariko mbere ya byose ndanje guha amahirwe yo kugira ngo usuhuze abantu nk'icumi wenda ukunda, ubahe ikaze kuri Cyomoro TV bajya bakurikirana rwose. Murakoze cyane. Mbere na mbere suhuje mwe mutwumva muri aka kanya kuri Cyomoro TV. Mwese ndabasuhuje, Imana wo mugisha kandi komeze igwize ibyo mukora. Yego.
Urakoze cyane. Nshimiye abantu bose bakurikirana Cyomoro TV. Urakoze cyane nabasuhuza. Nkaba nanone nshimira abantu babashije kwikora subscribe kugira ngo bajye babasha kubona ibyegeranyo byose ishyiraho. Abo ngabo bantu murano agaciro cyane. Kandi nawe utarabikora mu by'ukuri bayikora harirarenga rwose wabikora kugira ngo ubashe kubona n'ibindi byose bizakurikirana ibiganiro ni byiza cyane. Ariko mama y'ibyo kuba nagisoza abantu nk'icumi sicumi kare bakera ariko muri rusange abanyumva bose mbanje kubasuhuza. Imana ibaho umugisha cyane. Sinkibyara nkasoza benshi reba inkora mutima yawe iri gukurikirana muri biganiro byawe uyisuhuze kuko iki kiganiro kiguha nawe ugihe n'inshuti zawe. Mu by'ukuri suhuje umuntu witwa Nganje wa Kabarore, ndamusuhuje cyane. Suhuje umuntu witwa Munyaneza Hamadi atuye mu Kaje, nawe uruhu nyumva ndagusuhuje. Urimo urambarira abantu urababara cyangwa Timothy wangize igihe cyane. Ariko reka no kugwa usoza buri umwe wese, ahubwo muri rusange mwese ndabasuhuje. Ariko cyane by'umwihariko nanone abantu bashije gukora subscribe kuri channel yitwa Maniragena François. Iyo channel akutongera Cyomoro nabahereyeho abantu bagaciro. Yego abantu bose unyumvuze ko akoze subscribe kuri iyo channel cyane ayumve ko ndamusuje kandi mufite ku mutima. Tubifije amahoro y'Imana, tubifije kugubwa neza mwe mwese mudukurikirana umunsi ku munsi. Ndagira ngo tumuze ikibazo niki gituma cyatumye wiyumvamo gufata umwanya wo kuba wakina comedy, kandi ubwo buryo nabwo budasanzwe, uburyo butarimo amajwi, ugahitamo ubwo buryo kugira ngo banyarukireho baze kureba nabo nabo yewe ari ibintu bidasanzwe. Kubona noneho biriya nibyiga ukuntu abantu munyarukireho mu birere namwe, ariko bihangana tubwire impamvu wese gutyo tunyutse akantu. Hari umuntu ugeze kunyandikira comment arambaza ati ko sudi mukina muri ibiragi, usudi mu buzima busanzwe uri ikiragi cyangwa ubundi kubera iki ntarumva ijwi ryawe? Mu by'ukuri ndi muzima, ndabona ndavuga kandi ndumva, sindi ikiragi. Ariko hari bagenzi bacu bafite ikibazo cyo kuba bafite ubumuga bwo kutumva ariko babona. Mu by'ukuri ibintu nkina ngamije nabo kugira ngo nabo babashe kubona ko umuntu wazirikana, kuko twebwe turikunda tugakina ibyo tuvuga abandi bona twumva, ariko bo muri aba basa nkaho bahejwe kandi nabo ni abantu. Yego nabo se wahisemo kuvuga gutyo rwose ngo nahisemo kuvuga ngo reka nkine comedy zigisha ariko zitavuga. Mu by'ukuri ubona ko ibikorwa byanjye bigaragaza izo byo kinagaragaza igikorwa nyamukuru kuruta kucyumva, kuko wowe wumva ukanabona urabibona kandi ukanabisobanukirwa. Nuriya ubona atumva nawe arabisobanukirwa. Umva ko muri make mwese muri rusange bose narakoze. Niyo mpamvu nahisemo gukina comedy idafite ijwi. Ntako utagize ngo witeho no kuri bene wacu bariya babana n'ubumuga bwo kutavuga. Urumva ko rwose nawe uri umuntu w'umugabo cyane. Imana ishimwe cyane. Rero urumva ko nabo ni abantu dukwiye kubitaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nabibabwiye ko hano kuri Cyomoro TV twifuza ko abantu muri rusange mu minsi mike tuzatuna dufite n'uburyo bwo kuvuga tunarebana amashusho ku mashusho. Nk'ubu byambabaje ko mutabonye uvuga we umugabo mwiza bazambara mu minsi mike. Ariko ndagira ngo mbasije ikibazo, ni gute ubifatikanya n'inzira ya Gikristo? Ndabizi ko uri umukristo, ndabizi ko usenga. Ni gute ufatikanya ibintu bya filime? Rimwe na rimwe abantu babona nyine abantu bakina filime, abandi bari muri sinema bavuga ko ibyo bintu bati bariya nyine ntabwo ari bazima, bariya nyine buriya ni ibirara. Ni gute ubihuza ibyo ukora ukabihuza n'inzira ya Gikristo mu buzima bwawe bwa buri munsi? Umbaje ikibazo cyiza cyane rero buriya hari na benshi bagenda bambaza bakambwira ko inzira ya comedy niko navuga na Kristo ko bidahura. Ariko cyo naje gusanga biriya bintu ahubwo aho byaba ikibazo ni mbese ukora iki muri zo comedy ukina
ukinamo ibiki, ese ikintu ufite iyihe ntego. Mu by'ukuri rero n'ubundi mu Kristo dufite batubwira ko n'uri dukizwa tugagandukira Uwiteka Imana kandi tukabana neza. Nanjye rero mu byo nkina, iyo utegereje neza ugatekereza kabiri ukareba ikibanje n'igikurikiye, usanga nabyo birimo inyigisho zerekana kubana neza ndetse no kuba wagira ni ukwiyungura ubumenyi, ni ukugirana inama. Birumvikana ndabyumvise, ariko se ni gute nihe nama ushobora guha abantu bagifite ibitekerezo bivuga ngo biriya bintu ni iby'abantu b'ibirara, biriya bintu ni gute ubundi wabihuza, biriya byose ni gute ubundi wabihuza? Ndaza kukubaza kandi kabazo mu kanya gato kavuga ngo ubundi gukorera Imana ni iki, ese kuba umuntu w'Imana ni iki, ndaza kukubaza mu kanya, ariko banza umbwire ni gute wowe ubihuza, ni gute, ni iyihe nama waha abantu bagitekereza gutyo ubusanzwe? Inama naha abo bantu Yego, nuko aho kugira ngo wumve icyo umuntu yakoze, ahubwo wanze icyo yaragambiriye. yego, si byose biravuze ngo niba uramuntu akinye filimi, wibanza kumutembera uko yakinye filimi, ahubwo wanze umenye ngo filimi yakinnye ifite umumaro ki muri sosiyete. biravuze ngo igitera impamvu kiruta impamvu. Urakoze cyane. Abantu mwite cyane ku mpamvu, ku cyateye impamvu yo gukora cya kintu, kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa neza ibyo bintu. Imana iguhaye umugisha, numva rwose tuganiriye neza kandi numva birimo kugera ku mutima, ariko nkibaza akandi kabazo gatoya. Ubundi ni gute umuntu akorera Imana? Ni gute umuntu ashobora kuvuga ngo akoreye Imana? Uriya ni umukozi w'Imana, uriya ni umuntu mwiza, uriya ni umuntu w'Imana. Ni gute ubundi tubibona? Ni gute umuntu akorera Imana? Kandi nizere ko nawe urambwira ati njyewe niyo nkora gutya nubaka abantu mba ndimo nkorera Imana, ariko mbwira ni gute umuntu akorera Imana? Ubundi twebwe imbaga nyamwinshi ariko mbivuga, tubona umuntu ubyuka mu gitondo ajya gusenga agira ate, mbese ngo ni umukozi w'Imana. Akabura mu by'ukuri siko biri. Wakontorora imyifatire n'imikorere ukabona biragusanye. Cyo bigeze kumva rimwe avuga ko ari umukozi w'Imana, abantu bagatira mu rwenya. Yaravuze ngo murebe mwumve ibyo mvuga, ntimurebe ibyo nkora. Avuga se ko umuntu Imana akorera Imana. Numva muri make urumva niho guceza abami babiri. Reka tubwire katugane ngo dukorera Imana iyo twakoreye bagenzi bacu neza. Abavandimwe beza dukurikiranye, dukorera Imana iyo twakoreye neza, iyo twakoreye bagenzi bacu neza. Ntabwo wakorera rero umuntu utakorera neza mugenzi wawe uvuge ngo urakorera Imana. Turifuza ko abantu mwiga gukorera neza bagenzi banyu, tukadukorera Imana. Uyu rero nawe ari mu murongo mwiza wo gukorera Imana, yigisha abantu guha agaciro abandi ndetse n'ibindi. Unyarukire kuri hehe? Kuri Maniragena François, kuri channel yitwa Mani Comedy Giraso, kugira ngo barusheho gusobanukirwa neza iyi comedy yitwa Mani Comedy Giraso. Mani akanya Kinyarwanda bisanzwe, comedy akanya Giraso, usacinge. Mu by'ukuri izo comedy urazibona, nanjye urambonamo. Yewe gihanga nyine mwabyumvise, ni ku majwi gusa, ariko ndabizi turimo gusenga Imana ni munsi mikeya ndaba dufite tureba no ku mashusho. Kandi yakomeje kumbwira ngo afite n'ibitekerezo byagutse imbere ku bantu namwe nyine mu masha, kugira ngo tumuzanumve mumva n'ijwi rye muri ubwo buryo bw'uwo mushinga bw'iyo projet afite. Kandi pe nanjye hagenza abanyirimo ndabahishiye cyane, burya ndabahishiye. Tubararikire kumva ibyo bintu bizakurikira mu minsi mikeya, ariko afite projet ndende yo kubaka umuryango nyarwanda, yo gufasha abantu, kwigisha abantu, buriya kwiga bihoraho. Afite rero umushinga mugari wo gukora filime ndende z'uruhererekane. Ibyo byose ni projet afite, ariko birashoboka ko waba ufite ikibazo, igitekerezo wumva wamuha, nagira ngo tumusaba tubwire nimero ye, ubundi ushobora kumuboneraho, hanyuma itubwire. Ushobora kumuha inama, ushobora kwifuza kumufasha muri uwo mugambi afite, ushobora kumutera inkunga mu bitekerezo ndetse no mu bundi buryo bwose bumwe na bumwe, kugira ngo iyi projet izagende neza. Kandi tumaze kubona ko dukorera Imana iyo twakorera neza bagenzi bacu. Rero kumushyigikira no gukorera Imana. Kandi nanjye urumva nkuri bugufiya, kandi n'iki kiganiro tuganiriye ndabizi uze kugisangiza abakunzi bawe, kugira ngo barusheho kugubwa neza rwose. Ndagira ngo rero ubwire aba bantu nimero yawe bakubonaho.
murakoze cyane. Nimero yanjye ya telefoni ni 07 64 64 93 93 97 gatatu. iyo nimero yihamagaye ninjye nkwitaba neza rwose, icyo mbaza nkagusobanurira. Ariko ariko nakongeraho usanga dusimbutse gacyano, mbabwiye ko bafitiye proje ndende. Ashobora kubaza ati se iyo proje iri ryari, izatangira ryari? Nanjye rero mbicije amatsiko, agapfundikiye gatera amatsiko. Wowe nyarukira kuri Maniragena François, bakore subscribe no kuri cyo murakore subscribe. Ahasigaye rero iyo proje icyonzi cyo ufungura inzogera gusa, ibindi ni mu gihe kitarambiranye. Yes, Imana ibaho umugisha kuko dugukirana. Nshuti bavandimwe, ni ingenzi yuko twakubakanwa tukaba umuryango umwe, tukaba mbega umuntu akaba inshuti n'indi. Hari abana babayeho muri Bibiliya, tujya twumva Dawidi na Yonatani byo babanye ngo baba nk'agati kakubiranyije kubw'urukundo bari bafitanye. Twifuza ko abanyarwanda, twifuza ko mbega ingeri zose z'abanyarwanda twaba umwe kandi tukubakanwa tukagira aho tugera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murumva ko François afite ibitekerezo bigari, kandi nanjye peshura kuzaba muri iyo proje mukambura nanjye yaba ndirabura muzambona kandi reka bazatunyarukire mu minsi iri imbere, bazatubona muri ibyo biganiro byose. Tubararike kandi ukeneye ufite inama, ibitekerezo, wahamagara kuri ya nimero twavuze, hanyuma ukamuha ibitekerezo cyangwa se ukaduha ibitekerezo, cyangwa se hano hasi urahabona hasi gatoya ushobora gutanga comment yawe, ugatanga igitekerezo cyawe kugira ngo turashobora kuba wumva nawe wamufasha. Nibo dukorera turi abakozi banyu, icyifuzo cyari kutwe n'itegeko. Urumva rero ahari ku bwanyu, kuba muhari, kuba hari ni ku bwanyu, hari kubera mu hari sinabaho. Yego. Hanyuma tubabwire ngo igitera impamvu kiruta impamvu. Mwite cyane ku cyamuteye gutanga izo nyigisho, kuko gifite umumaro nacyo. Imana ibamugisha. Nagira ngo rero dusoze mbifurize amahoro y'Imana. Nifurize Vedaste kugubwa neza aho herereye, nifurize Liliose kugubwa neza, nifurize abantu bari ibugaragara mugubwe neza, Nyagatare n'ahandi mwe mwese vraiment mbafite ku mutima kandi ndabakunda cyane. Hanyuma nagira ngo wenda ajye cyababwira dusoze, hanyuma tubifurize gukomeza kugubwa neza. Icyo nababwira dusoza, ntabwo ko mfite proje ndashobora kuba bavuga bati nurire za proje zaba abandi. Oya, nta babandi, ni twebwe twese. Mbafite n'izivuga, mbafite n'izivuga. Mwebwe muhanyukiye mukore, ushobora kwandika Mani Comedy Giraso, wakwa subscribe, byose birashoboka, cyangwa se Maniragena François, byose birashoboka. Rero icyo nababwira mwebwe, mugume hano tubane umunsi ku wundi, nabone ibyiza tuva mu gusa tujya mu bundi. Yego. Urakoze cyane, reka tubifurize amahoro y'Imana, kandi ndabizi ko ari umukristo mwiza. Ndagira ngo asenge, hanyuma hanyuma dusoze, tuzongera dusubira mu bindi biganiro. Gahunda niriya ni ugukora hariya ngiye, ntabwo nzabivuga neza ikindi gihe, ariko nyine murabyumva namwe. Reka rero tumwemerere, hanyuma abasengera abasabira umugisha mwe mwadukurikiranye, naho mu bindi biganiro bitaha. Uwiteka Mana igira neza, rero turaguhimbaje, tugushimiye uyu mwanya duhaye, dusabiye umugisha abadukurikiranye bose, dusabiye umugisha mu maboko yabo, komeza ubagure, cyita byose umugisha. Twese umwami wacu. Amen. Imana imwisha cyane, kandi tubifurije amahoro y'Imana. Dusuje imiryango mwese mwadukurikiranye, Imana ibahe umugisha. Abantu muharanira uburenganzira bw'abantu no kugira ngo babeho neza, namwe tubifurije amahoro y'Imana. Imana nibahe umugisha mu izina rya Yesu.